umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Hoseya igice cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu, icya gatandatu n'icya karindwi. Imana izatuyoboze mwuka muziranenge. Hoseya igice cya mbere. Hoseya yumvira Imana. Izina Hoseya risobanurwa ngo agakiza. Muri iki gitabo cyose Hoseya atwereka ko agakiza kabonekera mu kugarukira Imana byonyine tukava mu byaha byacu. Hoseya yabayeho mu gihe ubwami bwa Isirayeli bwari bwarigabanije kabiri. Yabayeho mu gihe cy'abami nka Uziya, Yotamu, Ahazi na Hezekiya, ariko yibandaga ku batuye Samariya. Imana yategetse Hoseya iti, genda uzane maraya abe umugore wawe. Mbere yo guhinduka umuhanuzi, Hoseya yabanje kumva no kumvira ijwi ry'Imana. Benshi muri iki gihe bihinduye abahanuzi maze batangira kwigisha mbere y'uko bumva ijwi ry'Imana. Hoseya yabyaye umwana amwita Yezereli, bisobanurwa gutatana, kuko Imana yendaga kubatataniriza mu mahanga kuko batizeye. Undi mwana yiswe Ruhama, bivuga kutagira impuhwe. Imana yari hafi guhagarika imbabazi kuri Isirayeli. Undi yiswe Rowami, bivuga ngo si abantu banjye. Ubuzima bwose wabamo utandukanye n'Imana ntacyo bwakumarira. Imana iturinde kwiyambura izina ryayo. Hoseya igice cya kabiri. Imbabazi z'Imana. Isirayeli yari yarabaye nk'umugore wataye umugabo akajya mu bandi. Basengaga ibigirwamana. Imana ntiyabyishimiraga. Imana yagambiriye gushyira amahoro mu nzira zigana mu byaha kugira ngo abana bayo barorere kuyinyuramo. Imana irashaka ko tuyigarukira tukareka inzira mbi. Imana yahisemo kuzitira Abisirayeli ikoresheje amategeko. Ayo mategeko natwe niyo atubera umurinzi n'umushorera utugeza ku Mana. Imana yavuze ko nibamara kwigarukira bazitwa ubwoko bwayo. Ibyo waba warakoze byose Imana irashaka kubihanagura maze ikagukiza, ikaguhindura umuntu wayo ikunda cyane. Hoseya igice cya gatatu. Kugura abahoze ari abawe. Umugore wa Hoseya yongeye kwigendera, maze Imana itegeka Hoseya kongera kujya kumushaka, maze amubonye aramugura. Hoseya yamutanzeho amafaranga menshi, amugarura mu rugo, amwambura abari baramutwaye. Kandi koko hari igihe Isirayeli yamaze yaratwawe n'ahandi, itagira umwami, itagira efodi, kandi itagira n'umutware. Bigeze nyuma Imana irabagarura maze ibaha umutware umwe ari we Mesiya wigaruriye abari barazimiriye mu bushukanyi bwa Satani. Yaratuguze nanone adukura mu bucakara. Twishimire kuguma mu buntu n'imbabazi by'Umwami wacu Yesu. Hoseya igice cya kane. Ibyaha mu gihugu. Abisirayeli bari babuze ibintu bitatu by'ingenzi. Bari babuze ukuri, babuze kugira neza, ndetse banabuze no kumenya Imana. Abisirayeli ntibari bakigira rutangira. Amaraso yamenekaga ahantu hose, kandi ibyaha byakorwaga mu gihugu hose. Abantu bari barabaye ibyigomeke, kandi bahoraga baterana amagambo n'abatambyi ndetse n'abahanuzi, kuko bose bari bahuriye mu byaha bakoraga. Bari barimbutse bazize kutagira ubwenge. Yakobo yaravuze ati, ubuze ubwenge abusaba Imana. Imana yimike muri twe ukuri, imbabazi no kuyimenya, kuko nibyo bizadukiza. Hoseya igice cya gatanu. Ntugashingure imbago zerekana imbibi. Abisirayeli bari baragomeye
Imana. Nyamara nanone si abaturage bo hasi bashinjwa ibyaha gusa, ahubwo ni abayobozi gito batabayoboye mu nzira nziza. Bose bihutiraga kwigomeka ku Mana, bigatuma Imana itabishimira. Ibikomangoma by'Abayuda byari bimeze nk'abimura imbago z'imirima. Imigani igice cya 23 umurongo wa 10. Salomo yaravuze ati, ntugashingure imbago zerekana imbibi za kera. Birababaje ko no muri iki gihe abantu bamwe basigaye bashingura imbago. Hari imbago zerekana aho ukuri n'ikinyoma bigabanira. Hari imbago zerekana aho itorero ry'ukuri n'iry'ibinyoma zigarukira. Hari imbago zerekana aho Imana y'ukuri n'ibigirwamana batandukanira. Imana iturinde gushingura imbago za kera ziboneka mu byanditswe byera. Hoseya igice cya 6. Ni Yesu uzatwomora. Hoseya yayoboye Abisirayeli mu isengesho ryicishije bugufi ati, nimuze tugarukire Uwiteka, niwe wadukomerekeje kandi ni nawe uzadukiza, niwe wadukubise kandi ni nawe uzatwomora, maze aduhembure tumaze kabiri, ku munsi wa 3 azaduhagurutsa. Yesu Kristo yarakubiswe mu mwanya wacu, yarakomerekejwe, maze ku munsi wa 3 arazuka. Muri we twarakijijwe kandi twarahembuwe. Tugarukire Uwiteka, niwe uzaduha imvura y'itumba. Hoseya igice cya 7. Umutsima uhiye uruhande rumwe. Abisirayeli bari bafite uburyarya mu gusenga kwabo. Iyo bagarukiraga Imana, barakomezaga bagasenga ibigirwamana rwihishwa. Abacamanza baryaga ruswa, abayobozi nabo bakaba ibisambo, ndetse n'abatambyi bakaba ibisahiranda. Byatumye Imana igereranya Abefurayimu n'umutsima uri iruhande rumwe. Bapfuye aharyoshye. Kugarukira Imana nibyo byari umunezero wabo, ariko bahisemo ibigirwamana babazaga mu biti, ndetse bakurikiza irari no gukora ibibi, bituma Imana itabishimira. Imana iturinde kuba nk'umutsima uhiye uruhande rumwe, ahubwo twitange rwose duhinduke abayo burundu. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, izina Hoseya risobanura iki? Icya kabiri, ni ibihe bintu bitatu muri Isirayeli bari babuze bikabatera kurimbuka? Icya gatatu, kugereranywa n'umutsima uhiye iruhande rumwe bisobanura iki? Imana ibahe umugisha.